Aha ngaha tubibutsa yuko kugira ngo ikintu cyitwa igikomere ku buzima bw'umwana cyangwa se ku mibereho n'amarangamutima by'umwana, ntabwo bisaba kuba habaye ikintu kiremereye cyane. Rimwe na rimwe udukorwa dutoya nk'utwo ngutwo twari tuvuze ruguru, natwo tugira uruhare mu kuba twagira gute, twatuma wa mwana, kubera ko twabonye ko biba bigoye ko ubushobozi bw'ubwonko bwe ntabwo buba bwakabaye ku kigero cy'uko bwasesengura amakuru abuhabwa. Uko aje niko ubwonko bw'umwana buyakira. Ikindi kintu kizamugiraho ingaruka ni uburyo abanamo n'abandi. Ese mu mubano we n'abandi habamo kwizerana cyangwa haba harimo ubwoba? Iyo umwana yabayeho mu buzima bwo kuba nta muntu wo kwizera yagize mu gihe cy'ubwana bwe, akura n'ubundi yumva abantu bose atari abo kwizerwa. Iyo umwana rero yakuze nabwo afite ihungabana n'ubwoba, n'iyo akuze nabyo niko bigenda. Ikindi hano, ibindi bishobora kumugiraho nk'ingaruka biturutse muri bwa buzima umwana yanyuzemo, ni uburyo we yiyumva. Ese yiyumva ate mu marangamutima? Yiyumva ate muri confidence afite? Yiyumva ate cyangwa se agaragara ate? Uko buba bubi ni nako nawe yibona nk'umuntu udashoboye cyangwa se udashobotse, bityo bikazamugiraho ingaruka no mu bundi buzima azagira.